nakomeje urugamba rw'intambara z'abadayimoni 2023 ubwo nibwo nari mfite ubukwe nagombaga gukora ariko ubukwe mbukora baranteze igitambo ntazi byari byo naramfite inshuti yanjye y'umuhanuzi twabana twanagendanaga mbabo gukora ku Imana no komera kwayo yego turagana tukabana mu musozi tugaterana imisozi tugasenga Imana tugasengera abarwayi akamfasha pe ariko 2023 yari afite ubukwe umukazana ngo ari umushingira abatisimu n'umuhungu nyaruwe ariko nyina agira inzozi nkabona barajya gukora bakabura icyo bako nkamubwira nyamara narose mu buri nkayo guko nguna dusenge duhamagara Imana igira iki ikora icinzira haboneka amafaranga guri nkayo guko we ntabwo yabyitayeho haje umugore w'umugande haje umugore w'umugande ndumva ko nagiye nkamusangayo ndamubwira ariko wese bafata iminsi yo gusaka ubukwe bwegereje ubukwe bwa buri minsi itageze mu kwezi tuzasenga rye ngo dusenga Imana izana inkwano kuzakubuza wa mugore w'umugande aranyitegereza nta kintu yavuze uzi ikintu yari yakoze n'igitenge nambaye niho wari wakimpaye muze kugura amateka y'iki gitenge cyane izina kuri ngewe arambwira ati nzabyigaho kumbi arimo gupanga ngo kujya Bugande mu iryo joro ahubwo aragenda ajya Bugande nzakoze umutware nariko niko namubona ari ngo dusenge duhamagara Imana tureko yatanga ko muzakubuza byukuri niyo barabakene ariko nanga bagiraga bujya gukora shitani nta mugishubamo ubwo ngubwo arambwira ati yagiye Bugande gutumira abantu ku buryo ubuko bwageze umugore ataravi Bugande akiriyo bwasohoye akiri Bugande ataravayo turatwereza turagura ibyambarwa nanjye ngura ibisabwa by'umushingira umushingira agiriwe nagura ariko hafi y'ubuko buri minsi ne kugira ngo ubukwe bube ntangira kumva ndehera numva cika intege mu buzima bwanjye nkabwirana nteko nubwo muzamfasha ubukwe ariko nyine umva ndwaye ariko nari hamenye ikintu ndwaye ubukwe ejo bazakosha nibwo Imana yambwiye ngo rero uyu munsi nurare mu nzu urambura umusambi mu rugo uryaye mu rugo imbere nurya mu nzu urapfa numva Imana agenda ndyama mu rugo bigere saa 9 z'ijoro umukristo w'itora amagara ati umwana wanjye arapfuye yari umwana wigaga mu mashuri umukobwa ndabana umwana arwaye ryari ati wapafashwe n'umutwe kandi umutwe uramwishe byarangiye twamwambitse ndabwira ndaza mu itondo rwaye ntawe ugiye nahagera bwarakenda byuka nagenda njyayo ngeze hanekeza uko byagenze kuko nanjye ntari nzi ikipe turimo kurwana nayo ntacyo namubwiye ahubwo ni mwihangane nta kundi ubwo nazamutse njya mu rugo ndimo gushyira kuri gahunda y'iteko agomba kujya gukosha njya gushyinguza uwo mwana Imana iramfasha kwirimbi ntabwo nadandabiranye ahubwo nakoze ibyo agomba gukorwa ndabirangiza tujye gukosha shaka umuntu umerekeza arantwaza igikapu cy'ibintu agomba guha umugeni twagezeyo ntumbwire nta kuvuga ngo numushingira tumwakire wapi ahubwo nagiye ncara mu gisharagati batanga amakado bararangiza turangije nanjye ntanga ibyo umushingira asabwa ngira gute ndataha yego umwe mu bantu bari baharabwira umugeni ati se kutamuhaye umwe razambara ejo ubagaruka mu gitondo kandi namuze nk'urwaye yambwiye ntunterize seme nahise mfata inzira ndigendera bwarakeye nambara ibitenge ndahamagara mu gitondo nise ko mutaca yamunzaniye imyenda ngo twagiye nahise nambara ibitenge ndagenda njye Muhanga ushingira se gushyingira yambaye ibitenge cyo kibazo nyine twagezeyo n'ubundi bashatse undi mushyingira yaturutse inanga y'I Kigali waje kumushyingira ariko ibintu by'ibishingira byaturutse iwanjye ubwo nabo nzabaza impamvu nyuma y'ibyo ngibyo ariko dusohotse mbwira nibwo pastor mbwira ati se kunde waje utambaye imyenda y'ubukwe ubwo ngo wicarane mu pastor uramfasha gusezeranya twabikoze birarangira maze kurangira ndasohoka ngo umushoferi ni se ubu nojya nitegere kandi umushyingira arambwira ati gera n'amaguru nugera ku gitaka nyine cyangwa utege moto ndagutwara aba ndamateze mbanagiye ngezeyo antendeka mu ivatiri nyine turagenda twageze ku gisharagati nagiye kumva numva nuzuye icyunzwe inyuma y'icyurandenga numva inyota iranyishe nkaho nagiye gupfa ndamanuka gake ndagenda mbwira umuntu wari mu nzu w'umwadepera mbwira nimwa ku mutobe nsome abarampaye numva imbaraga ziracitse burundu njya mu buriri bw'umwana w'undi aryama buri ko mudamu saa 10 nibwo nagaruye ubwenge ngarura ubwenge muhungu wanjye ambwira ati byuka tumushyire kuri moto ngutware nje gutwara ubukwe bwarangiye kare ntabwo nzi uko ubukwe bwagenze ntabwo nize mbibona namba bwarakeye baza kwiyerekana nkora ibisabwa ndabitanga bukeye tujyayo ariko maze kwambara ngiyeyo
Imana irambwira ngo utagira amazi unywayo ntugire n'ibintu uryayo n'uryo urapfirayo. Njyana n'abakwe turagenda tujyana ibishyimbo tujya kuba kwireba urugo. Tugezeyo uwo mugabo w'umuvugabutumwa twakoranaga ku rusengero abagiye apfunduye fanta, abandi bakicaye ngo nta muntu barahereza icyo kunywa, arayimpereje kuko nari numvise Imana imbwira nyitereka hasi ku meza. Aragenda ajya munzanira ipura y'ibiryo kandi iyo atarazanira abandi ibiryo arayimereza, ndamwitereka ku meza mbura ndebye ukuntu bitatsoka nyicara mu rugo. Abandi barabazana ibyo nabo barabakira, tujya ajya kwerekana ukuntu bajya kwerekana wabo umusore hariho. Tugezeyo mbona umugeni araza yicara ntiyasuhuza. Umuntu wamaze ati se kudashuje umushyingira ntago umuzi, gusuhuza abantu bazanye ntago bareba. Mbona yisha amatwi aracecetse. Twaratashye tugeze mu rugo, telefone itasora mugoroba. Ati umudamu witwa Tamari yasaze, ati kaniraniye abantu atararwana ku buryo budasanzwe, nutaza ntago buri bukunde. Ndabwo ndarwaye ngiye kuryama nduhuke, ahubwo ndaza mu gitondo. Imana agira ngo igire gute abadayimoni amena amabanga y'ibintu bakoze mu rusengero mu itoro twari turimo. Nageze ninjiye mu muryango mu gitondo cyakaye, ahita yibambura ibyo yari yiroshe, arahagorara arambwira ngo uje kumara icyanga. Ari umusazi ari umusazi. Uje kumara iki hano? Uje kubohoza umuntu nyoko mupfana iki? Ni mwene nyoko uje kumuhoza mwiki? Kubanze gupfa biranuka ibituzi byinshi. Ese mwe muri bane ko turi konsarata wa mudiyakoni waga mu rusengero wibereye Bugande. Mbwira abazanga bane muceceke mwese ntajye wongera kuvuga twumva ibi bintu. Abadayimoni batondora uburyo twaturaga amaturo rusengero n'abakene gusa kuko namwe nagira ku kintu. Umwana wize ntibonaga akazi, ntayo mfite umwana wize hako nakazi yigize abona. Bitondora uburyo twaturaga amaturo bakashyira mu kibo cy'abarangi, nizo kibo cy'abagaye cyabaga mu cyumba kibamo depo, ino bateraga ifunguro iyo mwaye byose byabaga ryanduye. Oya ntago bishoboka. Barababitsi abakira ku rusengero niwe baduhaye ikibanza bakorana n'imyuka y'abarangise cyane, ariko Imana yarabahishiriye. Ariko haza umuhanuzi mushya akavuga ati nyamara uwe hari inzoka washaka kubikurikirana. Umugabo ati he aba nabaza kunamura abantu bagumura niyo bandi baba baravangiwe umwuka urasakuye mwese ko mutabibona. Kumbe iyo usangira n'umurangi ntago upfa kumumenya, ntago mumenya biravuga biratondora. Ni wa umugore wigize kumbwira ngo nubwo wasengeye abantu benshi ariko ntuzatabarwa ntarabishaka. Ariko uziko Imana yemeye ko uwo muntu arwara iyo ndwara y'abadayimoni kugira ngo abone nawe ujye kumusengera umunyamabanga yose kugira ngo bishuke. Birambwira ngo agomba gupfa muri abukwe, bakamuha imodoka bakamuha inzu ya shato na $185,000. None wanze gupfa. Ubwo bari barakuguze kuri $185,000 ni imodoka n'inzu ya shato n'umwana we akaye kwiga hanze y'igihugu. Ngaho ndabwira nise ubwo ko mutabishoboye ngo niba utabishoboye ko bandi twarabishe tumaze kwica abakobwa bane mu rusengero si benshi se kandi koko bari barapfuye ngo ntacyo ko batumariye ngo ni wowe umumaro ni wowe basabye. Ubwo ngubwo Imana irambwira ngo himbaza indirimbo 149 y'urukundo rw'Imana. Indirimbo ndayihimbaza biramukate mukubita hasi. Hari umudamu w'umuhanuzi twari turi kumwe birambwira ngo wose ufite imbaraga zihe ngo yanda wari ufite rero twayikuyemo ngo se gutatubonye ngo uyikuremo ngo uyu ni watunanye wenyine iyo tumushobora ngo urusengero rwose twari kuzarumara tubica gutyo. Ndabwira niwe ngiye kurukana mugende byaravuze ngo turica potere ni potere gusa muramushobora ni mu izina rya Yesu ngo turasubira kwa Martine. Rero nimusubire kwa Martine nibi wanyu wa muntu ubwo byavuze gutyo saa moya z'ijoro nibwo yarabohotse. Ubu n'umudamu ushima Imana yashatse n'umugabo buri Imana. Izo mbaraga hari ibintu wavuze nsa nkaho ncecetse gatoya ariko numvise biteye ubwoba. Izo mbaraga no kuvuga ngo n'ubundi z'abarangi zari zibitse muri abo bantu n'ubundi imbere mu rusengero. Imbere mu rusengero ku ruhimbi ariko akaba pasiteri bakorana nawe. Umwaza kuzambira ngo nyesi ngo nubwo ngo ujye uryama ukareba ukamenya iby'Imana ngo ntago uzaca kuri Martine kambwira gutyo ngo ntago uzamuruta mu izina rya Yesu ngo uri umukene uri n'umupfakazi uzabagira ijambo rimeze gute. Nkatuza nkabihorera. Igihe kimwe nza kugenda ntembera gutyo ngiye kubasura sanga abapasiteri bariyo batetse inyama burya abantu bateka kwinshi mu maturo dutura
ubundi perezida w'igihugu cy'u Rwanda kabisa koza akantu keza yakoze akantu keza ko kuzigabanya ubonye ahantu bateka inyama ukaba wakoze ubugari isosi igashyira ku isahani nk'uri ibishyimbo sosi ifashe ya maturo twaturaga ndabwana ni ya maturo abakristo batura kweri uyu muntu nubwo yabikarana yarya ntago ayo mafaranga yose yasohora ni umudiyakoni ni umubitsi w'itorero kandi we kirazira ntago umuntu w'umuyobozi mu itorero ayemerewe kubika amaturo ko njye numvise ngo abantu babarangiye ngo baba bafite ngo n'inzoka ngo basenga niyo byaba ngo tuba mu nzoka kandi tuba mu cyumba uwo mugore yaragendaga akamara nk'iminsi nk'itanu ngo yaragiye gusenga rimwe ndambwira mu rusengero ni kuwa gatanu umunsi wo kwiriza ubusa no kwatuza abantu ubundi kuba wagiye uzi ko bikorwa nande akagenda ku cyumweru akaza ku kindi cyumweru utaza ahantu ari kwibaza umuntu ari mu biki ni Imana asenga twese twibaza ngo uriya muntu Imana asenga cyangwa ni bike bayigiriyemo biraducanga ariko ibintu byavumbuwe n'uwo musazi wari mu rusengero buri rero gukinga insengero ni umugambi w'Imana ndibuka Imana imbwira ngo bwira abantu ngo insengero ndazikinze baranampema nabite pastor w'ikigerezo twari twicanye ku ruhimbi ngo nibandi ngo biza teology ngo sanga ibyo ngibyo ngo hari covid yaje hari intambara siri mu gihugu ariko ku gatanu mu gitondo umuntu w'ingufuri wa leta yaje gushyira ingufuri azayibanaho Imana yarambiwe amarira y'abantu bari mu madini baririramo kandi ari inzira karengane harano bashaka gukizwa aho gukizwa byaranze kuri ababambye imbere buriya ushatse kubona umurokore mu rusengero uzajye muri babakene badafite agaciro nibo bantu bagishaka Imana undi abandi barayirangije kuyireba ku buryo umuntu mukorana umurimo w'Imana akagutangaho igitambo mubana mu rusengero byambayeho hari umunsi wari ku gatanu hafi y'urupfu rwanjye nirirwa numva guhagara ntabishoboye ngiye kubona mbona umupasiteri uwo ngo twayoboranaga araje iwanjye ahageze ngo yirirwa baza abantu ngo nyese ngo ariko nyese ameze ati abandi batise kuca hafi yo kitaye mutamusura ngo uko ameze ngira ikibazo asanga nicaye ku irembo bambaye agasambe kugira ngo nicare ku zuba arandeba ngo se ngo urarwaye ntoya ntago ndwaye nuko numva naniwe hako ntago ndwaye twaragiye twicara mu nzu nyumvire nawe abarangi nabo biyiza ubusa barasenga umva niyo mpamvu buri aho kuyo ufata igihe cyo gusenga cyinshi fatiye cyo kwihana ahubwo nicyo kizanaho kwezwa no gukiranuka imbere y'Imana nibyo Imana ikeneye ku bantu ibikeneye mu gihugu turimo ibikeneye hanze yacyo nta kindi kintu Imana ishaka kuko abantu batemuze bagakiza bajya ko gusenga barasenga iminsi ariko nabyo Imana ibona bagasenga iminsi 3 nyamara batiha ntabyo Imana ibona ko ntibahinduka ari ibintu by'ubwenge cyane kuri kose aho gufata iminsi 3 senga wirije ubusa asengera ku byaha karabo wimesera imyenda nushake wature urye wirire nta birenze birimo ubwo ngubwo yamaze gutaha amaze gutana ubwo ngo baye nk'ugiye matoroma ndaryama mu kuryama kwanye nagiye kubona mbona handi yari yicaye hazamutse insina yansina yaje w'igishangara uko bari byumye girishangara mbona gaca gaciye mu idirishya ko ryayimo ikirahure cyamenetse kaguye muri rya rukoma noneho mbona nanjye myereko nari mfite mbona ngize imbaraga mbona ndabyutse mfashe inyanjuro yanjye mba ndagatamye ndakishe mu gihe nyivuga gutyo ngiye kubona ngo hinjiye umukirisitu arambwira ngo kagaca kari kaje kunogura amaso amenya ibikubaho ibyo ari byo nibyo wa mupasiteri yaje kugira ngo aguteze imbaraga zo gukuramo amaso umenyesha umenye intambara urwana nazo niyo kintu cyari kimuzanye uri kumva ubwo twari twicaye ku ruhimbi dusa nkaho tuba nkaho duhanganye dusa nkaho duhigana ni ya kipe noneho yakoze ikaza kumiga bansengeye bagashaka kunanga igitambo ku ruhimbi imuhanga wari bazi ko ngomba kugwa imuhanga bakaba bati wenda n'abarozi baho nibiki byaho se bibi oya intaba nazi kuyibutare nzigeze imuhanga ikintu cyanyijije nuko nagiye neze igitambaro mu mutwe nkuko Imana yari yavuze Imana irandengera ariko mfite n'amakuru yuko bageze baguterereza n'inyoni mu rusengero umunsi wose yo iyo nyoni yaturutse mu muryango inyoni yaraje nyinyuka ku mutwe yirwa isirikira hejuru yanjye ariko bakinze urusengero ya nyoni yagumyemo iguma mu rusengero ndashaka kukantu kutubwireho wari ari ukuntu abantu ba mu rusengero ariko ntibamenye ko harimo n'abantu bakorana n'imbaraga zikuzimu ukabana n'umuntu uvuga no mukristo n'umurokore ni inshuti yanjye ibi nibi nyamara rimwe na rimwe utagize gusenga ngo wishirirwe abantu bana nabo hari igihe baba bari kuri misiyo umugabo twa Gideon nuzo makuru ye Gideon Imana namubwiye ngo ashaka abantu 3,000 bazagufasha kurwana igihe kiragera
Imana yambwiye ngo bwira bafite ubwoba bataye n'abafite impamvu basubire iwabo ntibagiye kandi koko baragiye baraboneka bavamo baragenda. Imana yambwiye ngo murekere benshi manura abantu bashyira ku kagezi maze undobanura abantu babwire kunywa amazi, abanywesha amashyi bashyira ukwabo n'abashyira mu rurimi bashyira ukwabo, abagize ururimi bashyira ukwabo. Ibyo byari byaciye Butare. Iyo kipe ya mbere amenyeshaga inyoni yari yaravuye ndetse yarasohotse, benshi barasohotse ko gupfa ko byari byaranze. Noneho hasigaye mu babandi batakekwaga batari bazwi bari abantu kuri Gideyoni bagenda, bandi basigaye bati nabanyabwoba ntango nundi bari bakirimo, ariko bageze ku kagezi baje bagije ururimi, haranafite akakiza ku munwa katiza kagira mu mitima yabo. Hari abantu bagaragara nk'abasenga kandi batigeze basenga no munsi n'umwe. Niko byagendetse rero nicyo gihe rero wacu nabo abo ngabo banyuma bavutse hari igika cya mbere cyagiye n'ubundi. Iby'inyoni rero byagenze gute kugira ngo iyo nyoni yanyiriwe ku mutwe no mu gika cya mbere, inyirirwa ku mutwe ngese nayirebaga mu rusengero abakristo bose ngo barampanga amaso, ariko barakonde barimo kundeba barandeba iki ntibaza icyo bandi bakikanyobera bakanda ntibavuga ntibaza icyo bandi bakanyobera, ariko ubwo bakinze urusengero ya nyoni igwa mu rusengero. None se hari byagenze ubundi byatangiye gute iby'iyo nyoni? Tubwire nyine urugendo rwo kugira ngo inyoni zeze nahigaga n'umuryango wanjye, n'umuryango wampigaga, mfite umuryango w'abakire ariko bose bakora n'imbaraga mbi, zo mbaraga kuva namenya Yesu sinshobora na rimwe kuzikorera, habyanze rwose. Noneho batangira kuguhiga muri ubwo buryo bavuga bati bitandukanyije natwe. Bamigishije ibyuma bivaho, bamigisha uburozi biranga banjye no kugeza igihe datacu muri Zambia yatumye ngo nindeke banyubakira itaje kugira ngo wemere ninde kumwuka wera banyubakira itaje. Urabona bika y'Umuhanga nizo bari bambwiye ndabwira ni wapi kuba ko simeza gaca no ko gisimba simeza umuhigi, ngiyewe umwuka wera ndimo mbone ndeke ntabwo datafite ntawe umurimo hako nge nawe ni ngo reka umwuka wera tukubakira etaje banyubakira etaje ndanga nanze rero batangiye bakora mu ibanga kuko abo pastor nakubwiraga inyuma nabanje kuvuga baza bashyigikiye babakire buryo abo pastor bazahanwa ku buryo budasanzwe kuko bango intama ntozi zaribwa izica wazo zishyigikirwa oya burya mu nsengero nk'abantu bango baratura amaturo menshi ariko bakayatura avuye mu kizira atari amaturo bakuye mu maboko yabo ahubwo bakuye maraso y'abantu kandi bakayatura kubera ko pastor barangije guhuma baje gupfa amaso yabo ntago bamenya babantu. Niyo mpamvu umukumbi w'Imana bazawubazwa 90% bikarangira n'ukuri kose. Ubwo ngubwo umuryango wagiye muri uburyo bwose bushoboka kugeza inama zateranaga n'inge ziteraniyeho ndetse uwo pastor gateranya inama atubundi Yesu worwaye utumvikana n'umuryango ntabwira ni wapi Yesu namwe ntabunyemerera nzatambira Imana nirwo mbyina hano nge no kubyinira Nyabingi oya nzabyinira Imana imwe kuko nari nzi ko abadayimani nibo bamfakaje nibo banteje ibigeragezo sinari gusona nari mfite urugo rwiza njya muri 0 hasi kugira ngo Imana impamagare yabanje kumvugutira hari aho yankuye. Hanyuma warambaye bisanzwe ujya ku rusengero mu materaniro cyane ugeze mu rusengero ubona abantu bari kukureba bakandeba abandi bazabantu barimo kundeba iki hawo ngisura mu gitambaro yo nateze nabi hano akamazaho amaso kumbera ngo inyoni ndi ku mutwe nta no mbwiye twende inyoni ku mariki ku mutwe reka da ntago nayumvaga iri kwirirwa ku mutwe yari mu kirere cyanjye gutya ariko bakibaza ikintu inyoni mara ku mutwe ubwo ro murambo w'iyo nyoni ko wasanze ku gatanu mu gitoro tuye kwiriza ubusa masenge nyirizina ndani niwe waje ayitegereza yanyu n'abayite imbere y'umuryango urimo gukubura ahita sura inyuma ntiyaterana yarayitereye ahitagenda asubira inyuma ntiyaterana inombe y'inyoni arayicyura ahita agenda ubwo nubazwa yahita yarajyanye gutyo ntiyaterana hahise havuka iki uzi ikintu cyavutsemo bahise bagurira no kunyica Imana yambwiye ngo mbukano hano nuhaguma urapfa bwa mbere numvise ngo umuntu ngo bamutereje inyoni mwirirwa ku mutwe cyane mu rusengero yanyiriwe ku mutwe buri Imana ifite imbaraga ifite n'ubushobozi aho hantu nahavuye sinaharara ariko abantu bari kunyica bwarakengiye kurepetisha kuri mu gitondo y'abana nayoboraga banusanga bahagaze ku rusengero bari kumwe n'umuryango wanjye nyine kuko n'abari bari mu rusengero umuryango wanjye barakizwaga bari mu rusengero. Izo mbaraga wumva zimeze zityo zaje kugenda zifata mu byara wanjye yarasengaga nawe hari umuntu ubaha Imana ariko ngo baza kumbwira ati ubukene ntaza kure Imana ukennye nka Nyesi katuguha amafaranga yakoresha yarara kunsezeraho
hambwa ati ngiye sinzakora Imana nkinnye nkawe ngiye kwema amafaranga y'umuryango nabwo ni bayi genda uyafate uzi ko nta n'ibyumuro bamazemo ubu n'umusazi n'umusazi uteye n'ubwoba kora ko yikonekise n'izo mbaraga z'umwijima pasiteri akaza akavuga ati wowe nyesi warasaze waravangiwe uranga umuryango waguteza imbere ukanga gukira ngo urasenga usenga si biki habwa ninge uzabaze ari ikintu cyanagaje no kuyasaze akabura n'umusengera umunsi n'umusazi utagira nibara abantu rero bakuriye kumenya imbaraga z'umwijima ko ziri gukora cyane kandi ko ziri no gukorera mu madini ziri mu madini bundi Imana yarambwiye ngo nta toro riri mu Rwanda n'ahari ntari itorero zavuga Kristo yaje nta cyaha kizagera mu itorero nta buriganya buzabamo nta bwicinyi buzinjira mu itorero ni iryera rya Kristo ryonyine andi ni amadini kuko abamwe politike ni amadini abamo ubwicanyi n'ubuhangane kandi ntabwo ari agakiza oya itorero ry'Imana ritinya icyaha ntabwo riravuka rero kuko hose ibizira birahakorera ikibazo gikomeye cyane hanyuma ni gute niye inama wagira umuntu uri kurwana n'urugamba rw'abarozi uko warwanye icyo namugiraho inama cyo mu bintu asaba imbaraga z'umutima kuko udafite imbaraga z'umutima ntago wabarira umuntu kugirira nabi kandi iyo utababarira ubusa nawe ubu warababariye bose umuryango wawe ngiye narababariye rwose gusa sinajyayo kuko ijambo ry'Imana sumi ijambo rirambwira ngo nukinisha inzoka izakuruma niwe ikurura umwanzi wawe azakubuza ubuzima bwawe muri nge bazibamye ko nawe karuta kandi kakamira nta kibazo mfite ndashima Imana uburaho n'abana mumeze neza ndaho n'abana banjye mu gihe gishize Imana nyine yangiriye neza ndasenga irambwira ati genda ujye Kigali nzagushyigikira muri Muhanga sozi ya kure ikuzana irambwira ati nzakujyana i Kigali bikomeye ariko nzakugezayo kandi nzakugirira neza niho ntuye Imana ishimwe hanyuma n'ubundi ngira ngo mbere yuko tuza kugana ku butumwa n'ubundi Imana yaguhaye tutari buze gutindamo cyane kugira ngo dukoreshe igihe neza ubundi mu guhamagarwa kwawe Imana iguhamagara yagusezeranyije kuza gukoresha iki Imana impamagara nakubwiye umuntu witwa Dawidi ntarabona kugeza uyu munsi twabona amaterano nambwe ati niwe wanzanye hano Imana yambwiye ngo ugiye kwiga ishuri ry'umuntu kuko wanze gukizwa mbere nari umuntu nawe mugaturika ngiye ubundi mfite umugabo dukundana duhuza niyo nawe bakaza kumbwira ati kizwa Imana ikantumaho buriya ubutumwa bw'Imana burakomeye aya bane se nzajya mu bakore n'injyamo umugabo wanjye azasya amasaka kandi dufite insero kandi dufite ubutunzi nubwo wabuze yo kugira inzoga nubwo wambonye mu buzima nandi muzima buteye ubwoba ariko naragize kubaho neza nagize kubaho neza nta kibazo nari mfite urugo rwiza rufite n'ibiryo nanga gukizwa bwa ntazasya amasaka ngo umusuzugure ajye mu masaka kandi mari umuhanuzi haje ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ubwa kane yarambwiye ati urwishingizo rw'umugabo ufite ngo wubaha Imana yarambwiye ngo irukuyeho bwarakeye masenge wo mu muryango anura inzoga yayizanye mu gacuma k'10 rwose ntaho kari kanini nari nagiye guhinga umugabo ari mu rugo agiye mu kazi niwe wabakiriye mu kubakira ko yise afatwa ahita arwara nari nkwitende umwana mutoya indi bita amezi 12 nayo nanzi kwizanyica urupfu rw'umugabo wawe niyo nzoga se bihuriye burya badayimu ushobora kwakira ikintu barimo bakagusama ubwo iyo mba undi mari ninjye barapfuye akora ko Imana nshaka kugira ngo nzayikorere nge naragiye baguma aho ngaho niwe yakiriye gutyo ndibuka kuko data bukwe bonaga bumvishe ko urwo rupfu rushobora kuba ruriho kuko nanjye yapfuye ibintu ntazi ndibuka ngera kwa muganga arambwira ati umugabo yapfuye kandi yarakivuga arambwira ati ndabona uri umwana ntabwo ndi bukurushye ngo ugikabwaye icyo ngo cyo no kumugabo nta minsi birashobora kumara twagumye kwa muganga bukeye mugabo abwira muganga muga ndashaka natazi ibitoki ndashaka nanjye yimineke yakubaye imineke sezera ntayo muganga yise ambwira ngo hamagara no bamuheke bamucyure arambwira ati kimeze cyure kuko ari bupfe nugira mu nzira nta icucucu cy'ingobyi uri bubone kuko hari kuzuba ntacyo nigeze mbona twageze mu rugo yahise apfa mfite iyo nda y'umwana
Imana iti urwishingikirizo unzanaho ndukuye ukanga gukizwa. Imana yarankanze. Imana yarankanze. Imana yarambabaje cyane. Imana yemera gutwara umugabo w'umuntu ngo ntaze gukizwa. Ndayitinya cyane ku buryo buteye ubwoba. Nari mfite imyaka 26. Yewe. Hari abantu rero Imana igihamagara akabavuga ati ndabashaka, abantu bakanga kuyitaba. Ariko hari ubundi buryo yabahamagaramo. Imana ikora uko ishaka. Uziko Imana ifite uburyo bwinshi yamagaramo. Ntago ibura inzira yo kwakora koza. Ibi bisobanuye ko nta muntu n'umwe Imana yashaka ngo imubure. Cyane. Yigize imbwira ngo mu isi yose hari abagabo 3 batajya babura inzira, batanakumirwa Imana yabishatse. Umugabo wa mbere n'ikigeragezo. Niyo wakuhisha kajana kikugeraho. Mu rugero ngo nubwo ukennye uzasanga umukire arimo kurira. Bye kiba cyamufasha. Kiba cyacese kandi ari umukire. Ntago kigurirwa ngo kireke kuza. Umugabo wa kabiri Imana yambwiye ngo urupfu. Urupfu nta kirukumira. Uko wakora kose rwaje uremera. Wa gatatu ni neza y'Imana. Iyo yashatse kuyizana niyo baruka kajana ibizagira kuri nyirayo. Kuko nta mugambo ukuraho umuntu Imana itabishatse. Ngira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, abantu bumvise ibintu byinshi, bumvise buryo umuntu ashobora kurwana urugamba kandi ntateshuke ku nshingano zo gukomeza kubaha Imana. Turabizi ko hari abantu benshi cyane bagiye batanga ubuhamya bugiye butandukanye bw'ibintu bikomeye Imana yagiye banyuzamo, ariko hari n'abandi bagiye batsindwa. Nkawe watubwiye uburyo ki umuryango wawe wagusabye kureka Imana, kureka umwuka wera kugira ngo bakunde baguhe ubutunzi, ariko ibyo ngibyo ubirenza amaso urakomeza urakizwa. Niyo mpamvu nifuza ko dusenga, ariko isengesho nshaka ko usenga, nagira ngo usengere abantu uyu munsi Satani agenda ashukisha utuntu dupfuye amaso turi aho ngaho kugira ngo bakunde bihuze nawe, basengere babohoze, bave muri izo mbaraga, hanyuma kugira ngo babone mu maso h'Imana. Numva twasoza dusenga, usengera abantu cyane cyane bakiri mu mbaraga z'umwijima. Uwiteka Mana nyir'ubutware n'ubushobozi, Imana y'imbaraga, Imana y'ububasha n'ubushobozi n'ubasha. Muri ibyo baririmba neza ngo nta ubasha bwo kwinda ngo atagwa no kudakurikirana no kudacumura, ngo ariko ubutwebwe n'ibyiza byo mu tubabwiye tumwumviye. Mana nyir'ingabo, uri Imana, uri umurengezi, ureberoza icyarimwe. Ngushimiye imbabazi wangiriye Baba, aho nyine imbaraga wampaye imbaraga, aho nanyereye Mana warambyukishe urandengera, aho nagiye gusinzira warankanguye umakuba amaso, izina rye nirikabwa icyubahiro. None hari bene data impande n'impande bagoswe n'ibigeragezo ndetse bateye gusinzira, bateye guhunikira mu gihe gikomeye, kandi dukwiye kuba amaso Uwiteka nyir'ingabo nyir'ubutware nyir'ubushobozi. Benshi bashinzirijwe n'ubukene, abandi basinzirijwe n'inzara ziva, abandi bashinzirijwe Mana ko Imana igiye neza no gushomera. Wambwiye ko bashomeri benshi ugitereke isumba byose ugiye kuza kubaha akazi Rabbi Baba, ariko kugera ku bye biragora kandi biraruhije. Kristo nyir'ingabo nyir'ubutware nyir'ubushobozi, ndasaba imbaraga kuri abo bantu, abo ngabo barembeye mu burwayi, abo ngabo bitotsi bije bibaye byinshi cyane. Rega ijambo rye barambwira ngo abakobwa 10 bari barindiriye, bararindira umukwe, nyamara umukwe atinda kuza. Mu gutinda kumukwe haje uburwayi, mu gutinda kumukwe ubukene buraza, mu gutinda kumukwe haza intambara zitandukanye. Ngo nuko ariko hari bamwe basinziriye, ariko basinzira bafite icyo basinziranye, bagifite muri w'amavuta. Yesu umwami w'abama, abandi barapfa burundu bahinduka bapfu. Mwami wanjye Imana ishobora byose, ariko mu kuza kwawe ngo nuko urusakura banga umukoraje. Turindire kuzaza ukarenganura inzira kayengane, turindire kuzaza ugaca Mana ikinyoma ugashyiraho ukuri, turindire kuzaza ukigaragaza itereke isumba byose. Nambo nkwinginze ndi hano imbere ya kamera, ningingira benshi bananiwe n'iyinzira, benshi bananiwe kwihangana, bananiwe kunesha, bananiwe kurindira umugambi wawe, arimo gushukwa n'abajyakuzima, bagashukwa n'abarungi, bagashukwa n'imiryango. Uwiteka Mana nyir'ingabo, tanga imbaraga mu mutima, tanga imbaraga mu mutima mu bazungu n'abirabura, tanga imbaraga z'umutima ku bw'izina ryawe ryera. Hanyuma reka mvuge ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, ariko ntago twagenda udatanze telefone yawe, kubera ko hari abifuza ko mwasengana mu buryo butandukanye. Ni karibu no gutanga telefone yawe. Telefone ni 078 7412 bayisubiramo 078 7412 879. ongera usubiremo nimero yawe 078 7412 879. Imana iguhe umugisha. Dushimiye mwese mudukurikirana, Imana ikomeze ibagirire neza mu kazi kanyu, mu byo mukora byose, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka
ariko kandi tumenye n'icyo Imana idushakaho tuba ari cyo dushyira mu bikorwa. Hanyuma mukomeze musenge, mwizere Imana, mufashe imfubyi n'abapfakazi, abakene mubiteho, abashonje, abadafite aho kuba, abadafite ibyo kurya n'ibyo kwambara, mubagereho kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha. Hanyuma mwari kumwe na Dani, duhurire mu biganiro byacu bikurikira.